bafata ibyo yaraje gufata ngatesoke ageze imbere ngo mumwanga mu nda ngo butima ngo ngumva ngo yumva umujinya muzamutsemo wandi wakarabuta wandi w'umushingo oya bwangu nahise twita gutyo gusa atwita biramupangu utwite se gute arambwira ngo ya ati nyine byangu ati ntabwo byakugwiririye. Story time. That's where I got this idea of this voice, but thank you for watching and you're all welcome. Thank you, bye. Hi guys, how are you doing? So story time again. This is my third story time here on TikTok. I mean here on YouTube. What's wrong with me with YouTube? I mean with TikTok. Why do I love TikTok so much? So guys, story time. You are welcome. Mwarakoze abantu bose mukora subscribe, abantu mubireba, Imana ibahereze umugisha. Ntabwo nzi ko nabashimira abantu musharingira, abantu mubwira inshuti zanyu ngo baze barebe. Imana mwijuru ibahezagire, ntabwo nzi ukuntu nabivuga. Mwarakoze cyane. So guys, how are you doing? Good morning. Ahantu hose uri, yaba uri hano yaba uri hariya, I don't know how to say it, but how are you doing? How are you really? Umwaka utaha uri gutegereza gute? It's almost New Year and I don't know what I'm supposed to say, but yeah, I don't know. Umunsi ndumva shyushye, by the way. And yeah, here I come with a new story time. Yeah, actually I'm proud of myself. Before now when I TikTok but here I at a time and I'm proud of myself. Yes, so how are you? Oh my god, story time. Yeah, story time. Umeze neza inkunda ngo nzande bihere kuko ni nkuru yambabaje mu kuntu, but sometimes abantu ntabwo twimenya, but let me not judge anyone. So this is story. Umukobwa yanyandikira namwe Debbie cyera no n'umuhungu kuri Facebook. Yeah, Facebook tuyuriraho n'umuhungu turakundana, tuzo gukundana. Nari umunyeshuri niga muri secondaire, we akambwira ko yarangije ko nyine gutyo dutangiye dukundana bya online and everything. Bigeraho vacancy imwe arambwira ati ndashaka kuza kukureba, ndashaka kuza gusura, ndashaka kumenya ukuntu meze. Umuhungu araza pe mubonye mbona n'umuhungu mwiza pe, ariko nkaba naringira umwana, nkaba naringira muto, mbona umuhungu mwiza n'ukuri ndumva ndamukunze. Nawe atashye aramwira cyane nagukunze atari ko nabonye ukiri umwana, but I don't know. Umukobwa namwe ati ko imyaka n'imibare, umukobwa nyine uri wambwira ati nabona umuhungu ndamuga ati imyaka n'imibare ati imyaka n'imibare urumva no problem tuzakundana. Umukobwa nyatanya kudana n'umuhungu kuri bakavuga kuri Facebook kuko nta telefone cy'ingengo yagiraga, yatiraga telefone. Umva ni kera muri icyo gihe abana bato nta telefone twagira. Actually I was one of those people who didn't have a phone. Baratangiye nyine ngo barakundana, bigezeho umuhungu yaza kumusaba ko aza kuza kumusura. Icyo gihe yiga mu batanditse secondaire, ajya kumusura ahantu umuhungu yabaga. Agezeyo bararyamana. It was her first time having sex. Then she got pregnant at the same day. Umwana we afite imyaka 15 tuvugana. Yeah, it was her first time. Then it was quite for your first time, then you get pregnant. Ariko ahantu aragiye gusura umuhungu nyine ntago hari hafi, hari kure ko umukobwa yambwiye ati nge nabaga mu ntara naje kumusura i Kigali, mbeshye mu ngo konje muri internship nyine zari twakoraga twiga mu gatatu. Ese bimaze koraga abantu bamaze imyaka 15 byayo urumva wowe warangije nka 2010. Yeah, things like that. Warangije nka 2010. Ntabwo mbizi ariko ndikubeshya, ntabwo mbizi, ntabwo wabimbwiye. Yeah, nicyo ngicyo nari kuvuga. So baratangira nyine ngo umuhungu hano ajya nyine umukobwa yari yaje kumusura i Kigali, bararyama no kuryamana, abamutenda. Umukobwa agize iwabo nta no kumenya nazi katwite, mama we waje kumenya katwite, aramubaza se katumenya ikibazo. Are you sure ko umeze neza? Mama nyine ngo aranyanga umeze neza ati umeze neza. Ati none kumeze nk'umuntu twite. Nanga kujya mama ntabwo naba ntwite, nta kibazo na kimwe mfite, ntabwo mfite pe, meze neza. I'm fine, I'm very very fine, I'm not pregnant at all. Arambwira ati are you sure ko udatwite? Mama arambwira ati ngushore nkujyane kwa muganga. Amugejeje kwa muganga basipimye basanga umwana atwite. Mama ati ni ndagutenda ati n'umuhungu twahuriye kuri Facebook.
ati muhamagare. Ngahita muhamagara, amufite telefone ya mama wiwe, aramuhamagara. Muhamagaye arambwira ati bite byawe ni byiza, amakuru yawe ni meza, turi ku munsi nza kukureba tukaryamana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nahise ntwita. Umuhungu agiye gusubiza mama we, ahita afata telefone amubwira ati wanjiji we, wantuze we, ni kubera iki wantereye umwana inda, ntabwo wabonaga ko uruhinja, nzaguhiga. Umwana w'umuhungu ahita kupa, mu gukupa ahita na blocage. Umwana wanditse kuri Facebook asanga Facebook yavuyeho. Mama we atashiriye iminsi aramubwira ati nkagushorera nkakujyana i Kigali ukajya kunyerekana umuhungu yagutereye inda. Bagezeyo basanga ni muri ghetto, umuhungu yaranimutse ntabwo akihaba. Mama watisha uwo musaza. Mama aravuga ati mana yanjye ko mbigenze gute, babibwiye papa we. Papa aravuga ati ndakwirukana, bakivuze ngo ndakwirukana. Mama aravuga ati kugira unyirukanire umwana, ubwo ngira umwana wanjye turagira ute, turajyana tukuvire mu rugo usigare wenyine. Umugabo yumvise ko naramukayikanye umwana none na mama wari bugende, aravuga ati okay, nta kundi nabigenza, guma hano. Ino story muyitege kuko umva pokoro ko mu mutwe yajemo. Urumva umwana ntatwise, ntabyaye, abyaye umwana ati mbyara umwana usa n'abana bo mu rugo. Mama ati ni Imana dushimiye ko uyu mwana ubwo turamugira iwacu, nta n'iyindi choice ufite uretse ko umwana tugomba kumugira iwacu. Batangira barabana n'umwana we. Umwana baramwonsa, asubira ku ishuri, yiga mu gatashye, yiga ubwo yari yarasibirwa, asubira muri 6e secondaire. Amaze gusubira muri 6e secondaire ariga ararangiza. Amaze kwiga umwana wabo baramurira, no problem, nothing at all. Nyakomeza kuba iwabo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aza kuva iwabo ajya kwiga i Butare, arangiza kaminuza, ari umuganga nyine yize, ni umudokiteri w'umukobwa, nyine ni umudokiteri nk'ibyo ngibyo. Bibaho ngaho ari dogiteri nyine, ahoreza kubona n'akazi keza arakora. Ati debe ngiye maze igihe kinini ndi umudokiteri, umwana biwacu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ati muri icyo gihe rero naje kuba ndaho ngaho nyine gukundana n'undi muntu byarananiye, kuba nabona undi musore dukundana byagezeho birananira burundu, kubera ko ryose nahuraga ntinyi igitsina gabo, nahuraga mvuga ati se ndamutse nongeye ngatwita, bigeraho mbaho nyine umuntu w'umugabo ntashobora kumuvugisha, ntagira kimwe, umugabo mureba nyine nk'ibibambwe. Nkabona n'umuhungu nkamwishimira, nkabona namukunze, ariko ibintu byo kuvugana nawe ibintu birebire, nkavuga ati never, this can never be me. Urabona umuhungu aramutse nkoze gusa nkahita nsama, kubera ko iki gihe cyose yambwira ati n'ubu ngubu kumbwira ko nasambanye bakantirinda ntabwo njya mbyumva, kuko unambajije ngo byagenze gute simbyibuka mu mutwe wanjye, because it was trauma. It was like yambwiye ngo it was nyine byaramutraumatizing after, ku buryo atajya byibuka nyine. Actually it happens to some people. Bibaho ko ikintu ushaka kubaho cyanza kikakwa ko n'ihungabana cyaguteye, ukagira nyine ukamera nkaho utakibyibuka kandi byarabaye. Sometimes yes, it happens, and mentally bibaho. Umwana rero abanaho afite umwana w'umuhungu, afite umwana w'umuhungu, ajya iwabo kumureba, bageraho umwana baramuzana, amaze kubona ku kazi barabana neza, nta kibazo na kimwe afite. Umwana we ariga. Noneho umwana we araza kujya kwiga muri ahandi, ubu nihi inkuru izingiye. Umwana yaje kujya kwiga muri secondaire, ageze mu wa mbere ahurayo ngo n'umwarimu umugabo aramwikundira. Akaba nyine uwo mugabo akajya namuhamagara, akamuhangura n'amafaranga ashaka ngo atajya kunywa amata, ibintu byose, everything. Kambwa ati jya kunywa amata, jya kugira gute. Uwo papa yari umusaza, uwo mugabo nyine wamugize ari umusaza, wari waramukunze, ari umusaza nyine, ari umupapa mukuru w'umusaza. Noneho umwana nyine yagira ngo akabwira mu macanye afite umusaza wanyikundiye ku ishuri w'umwarimu, atarankunda pe, ntabwo ushobora kubyumva. Noneho mama we ngo umunsi ajya kumusura, ngo hari abanyine inama y'ababyeyi. Hagezeyo asanga nyine uwo papa, uwo musaza aramwitegereza, aramubwira ati umeze gute, turasane, ati twajya ngo ahantu ntuzi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva aramubwira ati nta hantu wamunzi pe. Aramubwira ati uravugisha ko nta hantu nabaguze, ati nta hantu ntuzi, ati ntabwo nzi pe. Aramubwira ati sakana gahuka, atakana ndagakunda pe, nakana keza twarahuje, ati nanukunda n'umuhanga mu ishuri, ariko sinzi impamvu mukunda pe, uyu mwana ndamukunda. Babaho ngaho. Urumva noneho umunsi umwe uyu mumama afata nimero z'uwo musaza wo ku ishuri, niwe yahamagaraga amubwira umwana ameze gute, umwana bite, umwana gutya, akamubwira umwana wari gutsindwa, umwana nyine umusaza pe yiteye ku mwana we.
noneho umwana waza kurwara cyane nyine ararwara arembye nyine uyu musaza baramubwira ati wa mwana wawe nyine kwishura ukuntu umwarimu akwipevera akigira papa wawe kandi aranakubyaye pe nanjye ibintu byambayeho yagiraga umwarimu yari nka mama wanjye kwishuri actually na directeur aranize muri superieur umva ariko we nuko twe tuzanye cyerekana ameze nka papa wanjye nakoraga amafuti akavuga ngo urasa turamwirukana ngo mubwira aze hano ngo niko urumva ubwo umwana nyine ngaza kurwara agezeyo baramubwira ngo yarwaye ngafite ikibazo noneho umwana wa kabivuga umwana nyine uyu mwana ari mu bitaro kuko ngo uwo musaza yari atuye aho hafi urumva noneho umuntu wize umama we aza kumusura kuri ibyo bitaro urumva rero n'umudokiteri yazi n'ibintu byinshi ahageze asanga nyine umwana we yarembye abantu bari kumwitaho abona ukuntu bari kumwitaho akavuga ati ngende umuganga nkora ahangaha umwana wanjye ndumva mwamutereye imiti mwamufasha gutya ibintu nk'ibyo ngibyo aza kurwaza umwana we wa musaza aza guhamagara mama aramubwira ati rero atari umuhungu wanjye w'i Kigali urumva ari umuhungu wanjye w'i Kigali ati yari yaje angaha ati ndagenda mbona nta mbaraga mfite zo kubagemurira ati niwe ngiye kuko iyo famille nyamudi nawe mugemurira ngiye kumwohereza abagemurire kubera ko nta kundi kuntu nabigenza urumva wa musaza yakohereje se umwana we kumusura wa mukobwa aramwitegereza akabona ni wa mutipe babyaranye wandi wamuteye inda ariko umutipe ntamumenye kuko abakobwa dufite ukuntu dukura tugahinduka pe kuko urumva we yamuherukaga kakiri akana n'ibintu nk'ibyo ngibyo agiye kubona ni papa w'umwana we aravuga ntihita bivuga n'ibyo biryanga kubifata aravuga ati bisubizeyo ati kandi papa wanjye ari bimpaye ngo uyu mwana n'umwana we ku ishuri yari abimpaye ngo mbizane yibutse ko ari umusaza rimufashiriza umwana ahita abifata aravuga ati okay whatever arabifata arabyinjiza ati ariko nahise ntangira gusemeka umbura umwuka umuhungu asanye kumazi se umeze gute ati se nta ntuzi aramubwira ati reka nta ntu waba unzi umukobwa aramwihakana none umukobwa akumva ko umuhungu ari kwigirisha ni gute utamenye kandi waranteye inda ngo umuhungu agiye kugenda ahita amubwira ati se wampa nimero yawe aramubwira oya nta nimero yanjye nguhereje fatishwa inzira uva ahangaha umukobwa atangiye gusa kubwira nabi nkaho tuziranye kandi ntakuzi umukobwa ati reka ati I never been pissed like that now. Nafashe video nzi ngo yarangiye ngezemo hagati nsanga ntako ngeze kureba nsanga ntako yarangiye sinumva narira dukomeze so umukobwa rero biravuze umuhungu ntago nzi gute utanzi wanteye indamu ntago nzi umukobwa aramureba aramwihorera baragenda bagezemo umukobwa kugomeka biranga arasemeka bati no this can never be, this can never happen. How there he say he doesn't know me? Ni gute avuga ngo ntaga nzi njyewe umuntu wamubyariye yaranteye ndahita mburoka biranava arasaba arataha ageze mu rugo hamagara amvuza amazi se umuntu aje gushyira muri umuhungu ati yego n'umuhungu wanjye wabyaye mu nda ati yego gute se ati no wanjye datura n'umuhungu wanjye ati niwe mfura yanjye ati sawa birarangira aragenda umukobwa nyine ngahita avuga guys mwari namurijijwe nuko afashe video gasanga ni kumate oh my goodness so let's continue yahamagaye umusaza rwose ura n'umuhungu wawe hawo arambwiye ngo n'umuhungu wanjye base ko icyo bimbajije aravuga ntacyo nuko ko namubonye gusa nta kindi actually nabonaga umusaza nange ahita amubwira iryo jambo nyine umukobwa yararigibutse arambwira actually umwana wasa n'ura muhungu wanjye kira kiri mutoya ni kuri yasa umukobwa ati mu mutima I wish you knew ko anyway ahita amukopa birarangira ataha yafashe decision for her umwana we ngajya kumushakira ikindi kigo ibintu byo vuga ngo ngombe kuri icyo kigo this and this aravuga never, this is not happening umwana wanjye ngomba kumushakira ikindi kigo kubera ko sinshaka ko ahura n'ura musaza sinshaka ko ahura n'ura papa sinshaka ko ahura na sita mukunze usutamuzi ise nabwiye ngo ndatwita kandi mbroka I don't want that umwana umukobwa yari afite agomba gushaka ikigo umwana niho aratangira igihembwe cya mbere actually niho yigaga mu wa mbere atangira nyine kumushakira ikindi kigo things like that noneho arangije umwana atashye muri vacancy barapapa mama aramubwira ati ngiye gushakira ikigo gutaha umwana aramubwira ati wongera gushaka kwiga ntandashaka kwiga muri internet aramubwira ngo ya igutaha nibyo byiza nibyo bizagufasha tukaba turi kumwe urabona mba ndinge aramubwira ati mama mbabarira pe nayo ndashaka kugira experience yo kwiga mbana n'abandi bana naranabikunze urumva umwana nyine mama aravuga ati no I did my last decision wowe ibyo I don't care about what you are saying and what you are thinking ngiye icyo nkubwiye cyo ukuri nuko uko byameze kose
nzagushakira ikindi kigo. Umwana rero ngo muri iyo vacancy ajya gusura grand-mère wiwe. Urumva actually umukobwa yambwiye ko papa yaje kwitaba Imana muri icyo gihe, arambwira ati nzabwira grand-mère wiwe wawe Imana ajya kwa grand-mère wiwe, papa biranshanze yajya kwa grand-mère wiwe. Rega impamvu iri kunshaka nuko telefone yanjye iri kuguma ibikuramo izima, yimba ari yuzuye ibihinze gute I don't know, kandi njye ndibaza mfite space. So guys, abantu mukora YouTube muzamuri kumenya mubigenza kuri telefone tuzuru. Yeah. Umukobwa rero ngo umwana ageze kwa nyirakuru, abwira nyirakuru hamagara umukobwa aramubwira se ngize ukuri ko icyo ushaka kwimura umwana ku ishuri. Aramubwira se mama unakubwiye wa musaza ukunda kumufasha, ukunda kuduhamagara yagize ikibazo wandi wanatugemuriraga arwaye, ngo uriya ni papa wa muhungu twabyaranye. Nta muhungu mwabyaranye twavuze ko umuhungu wamubuze wamubonye gute. Aramubwira ati ngiye twarahuye yaje kungemurira, papa yaramuhereje ngo angemurire aratugemurira. Ikibazo ikitangaje mama ni uko yambwiye ngo ntaganze. Mama haravutse karamubwira ati ariko abana abagabo kuko bameze bate. Aravuga ati ni uko Imana yavuze ngo ati se nibyo kuri ntagakuzi, ati yaravuze ngo ntaganze. Urumva noneho umuntu uzi nyine umumama aramubwira ati oya nubwo atabamuzi n'ubundi ntago bazabirota, nutabibabwira nta muntu uzabimenya, ntaho bizahurira nta namba. Urumva noneho arambwira ati reka umwana yiga ahantu ashaka kwiga, ureke kubangamira umwana kwa umwana ni umwana ntago yabihisemo kuvuka muri buno buryo. Rero mubabarire mu byo afitemo amahitamo, umurika ahitemo amahitamo yiwe. Umukobwa abitekereza ariko atakwise ubundi ndimiro cyumwe. Umwana asubira ku ishuri ngo yiga igihembwe cya kabiri, mu gihembwe cya gatatu mu 9 kurangira. Umunsi umwe rero ngo uyu mukobwa nawe ko ari umudokiteri akora kwa muganga, avuye kwa muganga aje ngo ajya acana muri coffee shop nyine, ngo yaravuye kuri shift ya ninjoro, acana muri coffee shop. Noneho ahura na wa mutipe wandi nyine wandi babyaranye, barakubitanye. Wa mutipe ngahita mumwibuka, we yigize nka atari kumubona, ahita amubwira ngo sister biteze ni byiza, ati niwe twabure ku ishuri handi papa wanjye yigisha this. Arambwira ati cyekiguzwe nanjye cyo nize hose ari umuhungu bivuga. Umukobwa nyine akayumva inkuru ari kumubwira ajya ngo niza ntashaka no kuzumva, ahita avuga ati sawa. Aranje umukobwa nyine ngo ati sinzi kurungo yiba byenze, ahita amubwira nawe sirana uramvugisha ushaka hiki, nimba twarahuye ikindi ushaka kumbaza ni igiki. Kuko ndi nyine uhura n'umuntu waguhemukiye ariko yigize nka ntabyo azi, warangiza ugatatu nyine wo mutuye umushiha n'umujinya. Arambwira ati se kucyo umungu aramaze kucyunda kuvuga nabi. Umukobwa aramureba afata ibyo yaraje gufata ngo atesokeye, ageze imbere ngo umwanga mu ndago ubutima ngo ngumva ngo yumva umujinya umuzamutsemo wandi wakarabuta wandi w'umushingura oya bwa umushingura simbizi kuravuga. Atambwira ati vayo, atagenda abwira ngo atumva aturetse ko ubundi ntabwo nzi, ati ndakuzi cyagenda narakubonye, ati huya apana kiragi before buri bintu byose, mbere yuko ibintu byose biba tukiri abana niga muri secondaire, wowe mba warigaga mutarigaga I don't know cyo nuko wabaga muri getani gutya na gutya, nkava iwacu nkaza kugusora wowe wabanje kuza tukaza tukaryama ukatuntera inda. Umuhungu ati ngewe atariko abakobwa b'Kigali ni muri nabazaza ngewe mutera inda. Ubwo sibyo bintu byabaye ryari. Umukobwa aramurira ngo ashake kora ngo muri sazi gusa nyitegereza neza nta hantu nzi. Arambwira ati umuhungu ngabitije neza ngo buretse gato ni wowe, abavuza amazina yiwe. Arambwira ati ni wowe ngo umukobwa ati soka arigendera yarakaye mva, ahita agenda. Ageze mu rugo ngo agera mu rugo ari yarize ararira cyane arasemeka, ubuzima buranga. Ahamagara mama we, afite telefone ahamagara mama we ngamubwira nyine ibintu mama aramubwira ati igihorere nyine si byarangiye sari ikindi bahise kwatse nimero ngo azashake no kumenya umwana bati ntayo. Mama we aramubwira ati wowe n'imbwa mwihorere nta byadanje, humura Imana izagushumbusha guhe umugabo mwiza ariko pari umwana mwiza, don't worry don't give up. Yeah. Umukobwa rero ngo ashize nk'icyumweru yagiye kurabona nimero atazi, iramuhamagaye. Icyo gihe abana bari muri vacances, iramuhamagaye ngo aramubwira ati icyo gihe haburaga iminsi mike ngo abana baza muri vacances. Icyo gihe aramuhamagara, abana bari muri vacances, aramubwira ati niko gutya na gutya, ati twahurira naha, ati uretse naho ngaho twarahurira ambwira ngo ninjye wagutenda, so I want to know the truth, is it true? Aramubwira avuze yes it's true. Turose ko mama gahora ashaka iki, ati nyine ashaka ko tuzicara tukaganira nkagusaba imbabazi. Aramubwira ati ngiye ntabwo ari ngomba gusaba imbabazi, ugomba gusaba mama wanjye kuko niwe warize umwana. Ngiye sinigeze nanamurira nayo ngenda nsubira ku ishuri ku buryo najyaga nza nk'abandi bose nkanje muri vacances, ariko rero umwana wanjye sinamwonkeje. Imbabazi uzasaba mama wanjye niwe wamwitayeho.
umuhungu ati serious. Umuhungu rero ahita aza iwabo asaba imbabazi, amaze gusaba imbabazi n'umwana barahura baza kugeraho ngo bajyane iwabo w'umuhungu. Nyine babibwira wa musaza rero akunze wa mwana, aramubwira ati gutya na gutya, ati buryo n'umuhungu wanjye, bamubwira nyine ukuntu bamutekereza ibintu byose. Wa musaza nyine ngaseka cyane ngo ashyira amaraso, ni ibintu bitangaje. Ati uyu mwana aramunye ndamukunda, nkajya mukubonamo, nkajya mbona n'agahungu keza gasa n'agahungu kanjye kera, mukubonamo numva ndamukunze cyane, kumbi ni umwuzukuru wanjye. Ubundi nyine baramumenya, grameri baramumenya, nyine n'abasaza n'abakecuru bo baramenyana. Rero ngo bitangira ko nguko papa ahita afata inshingano zose zo kurira umwana mu wa kabiri, kumugurira ibikoresho, gukora buri kimwe cyose. Ni nako atangiye kuba inshuti rero n'uyu mukobwa watwandikiye. Batangira kuba inshuti, barangije ngo bigezeho ngo ashize iminsi, ngo umuhungu mubwira umukobwa ati ngenda gukunda rero, ati sinjye koshye ngenda gukunda, mfite ukuntu nkwikundiramo, ati ngiye rwose ibyo mwe twakundana. Umukobwa bitekeza ngo ati ubundi ko papa w'umwana wanjye ubundi kibi cyaba kirimo ni iki, ati it's okay, reka dukundane. Barakundana. Impamvu rero uyu mukobwa yatwandikiye ni iyi ngiyi. Umukobwa rero ngo minsi yashize ngo umutipe ngo yari yagiye hanze mu bintu by'akazi, umukobwa nyine hano mu Rwanda, ari kwa muganga aba aripimye asanga she's pregnant. Inda twite ni yinde, ni y'umutipe. Ngo mva debe ngo narishimye, ubwo nyine ngo urimo kundutwita, uri mukuru, uzi ibyo urimo, ufite ubwenge, ufite sheri wa none nta n'ukuntu ari umuntu ari umu strange, ni papa w'umwana wawe kera, mwahuye kera mukabyarana, so everything is fine, you are very happy person. Yeah. Noneho rero ikintu cyahise kiba, umuhungu rero ngava hanze, umukobwa ajya kumutora ku kibuga cy'indege, aramutegurira. Umuhungu nyine akajya biravuga se ko wateguye cyane, what's going on? Arambwira ati nubwo ari bwo bwa mbere nyine wari ugiye hanze, njye nawe dukunda. Arambwira ati ntabwo ari ubwa mbere, n'ikindi gihe nagiye, ahubwo mbwira what's going on. Umukobwa ahita avuga ati okay, reka nkubwire ukuri rwose ndatwite. Umuhungu ahita avuga uvuze uratwite? Umuntu umwana wese atwita gutyo gusa, atwita biramupangu, utwite se gute? Arambwira oya, ati nyine byangu, ati ntabwo byakugwiririye, you knew what you are doing, urashaka kunzirikira kunda. Umukobwa ahita avuga uvuze shaka kugira gute? Ati nani zikuzishima kuko twari dufite gahunda yo kubana, ngo afite gahunda yo kubana next year. Umuhungu arambwira atuya, ati njye ngo mfite gahunda yo kubana nawe, ntabwo nshaka gushaka mbere y'igihe napangiye imipango yanjye. Ubwo urashaka ko utadushaka? Ninjye nta gahunda mfite yo gushaka, I'm not ready to be a dad. Okay, sinzi ukuntu uzabigenza n'uyu nguyu, nuko twabaye nkabimenya, kandi ngende umuhungu uri gentleman, I don't want to, ntabwo nshaka kwihanganira kubona amaraso yanjye ari hariya ntayitayeho. Rero please, I don't want this child. That was the story, guys. That was the story. Muze mugire umukobwa inama akora iki. Inda umuhungu ngo ambwira tuyikuremo, mushaka ko dukomeza njye nawe gukundana kujya tuzabane, naho ubundi nutayikuramo, there is no me and you, there is no, it's like this and there. Nzita ku mwana umwe nabyaye mukuru, uyu nguyu ugiye kubyara, I don't care. Yeah guys, that was the story. So bye muze mugire inama, and thank you guys for subscribing and keep sharing. Views ijana ntabwo ari views, mwabana mwambaye views. Anyway guys, bye.